ya nyuma yatubwiye ajya nyura mu ntigikubaho erega wayibonye wayikora ariko ugasiba kuvuga ngo 30 se yakwishyurira inzu wowe ni nkangahe yakugaburira se 30 wowe ni nkangahe wundi ukoze mu nyamarira mu kuboko urumva nkangahe ntago nameshoninga ngo gerageza wincuka ariko ugiye yafataho iyo byanze uzayamuriye ko ntayafata sindabona umuntu yamereza akazibeshye kadogo yishete akapana atazanye ubwo bihumbi bwe 40 ibyo bihumbi 30 uyu nguyu 30 ye wamufetse iho ya ntago namufetse biterwa arimo araca amafaranga kubera ko wowe ushingiye ku cyuca menshi kandi mwese muri abakobwa reba ikibero cy'uyu mukobwa reba icyo bita rugomboroso urakizi rugomboroso ni ibindi igiki icyo ntazi icyo ntazi kiri kuri wowe kiri indani kati icyo cyo ntago nyizi sinshaka no gukireba ahubwo donc icyo ndimo ndavuga ubwo buzima iyo we bukugezeho ukabona ugeze muri iyo step ya nyuma yo kubukennye ugafata ayo mafaranga wenda y'icyo gisore ikiguhaye ibihumbi 50 100 nta gihijya wese bose urabakura wabakura he ese urimo uranicuza kuba ntaba barabuze bose wabakura barabuze abagere barabatwaye nta basore bakibaho we ntago ari ukuvuga ngo isi irashaje icyambere cyo nta papa ubwo se ugiye kuntuburira nka Noheli ubwoko bwararindagiye Abanyarwandakazi aba bantu baza bakigira bere imbere ya kamera yes reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Umurwa Live TV aho muri hose kwisi reka mbifurize amahoro y'Imana nitwa Karabo k'Imana inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti harya buriya hano ku Murwa Live si ubwa mbere mumbonye ndumva ari ubwa mbere nigaragaje ubundi nakunda kuvuga ndi inyuma ya kamera ariko ubu ngubu ndigaragaje kubera ko nicaranye n'abakobwa beza barimo bambwiraga inyuma kamera bati Karabo ntuze kujya inyuma kamera ngwino wicarane natwe tuganire beze ibiganiro tubihuze ariko dusangira dusharingana n'abantu badukurikiye ari bo bamwebwe ubwo rero mwumve mikaze reka ntangire ndeba ufite amashagaga ari we mperaho kugira ngo tuze kugendana ibintu neza cyane uyu nguyu ndabona ari we ufitemo akantu ko gushaka ikaze mu kiganiro ongera wivuge abantu bigeze kubona uri kumwe n'uwitwa Kanyombya bigize kumara n'uwitwa Kanyombya ni bera nk'ibisanzwe ntago nahindutse ndacyari wabo akirishiraho akakantu uvuga buhoro niba ari inzara yakugezemo babari harubanza nashonje hari banza nashonje nese ubundi urugo basura nta mazi mwavomye mbo amazi wowe uravoma amazi uyagira genda yagira very nice nimba uyafite ubwo urayahaba yashaka ntago mbizi nasabaga amazi ntabwo nashaka gushaka amazi kandi utubwiye ko uyagira niba ufite amazi urasaba yandi yiye nshaka kongera urashaka kongera amazi yayo nari mfite yari afite ni make yesu we barayamenye nafite ibintu nkoreye ikampani iragabura we kuyamenye uriya ni Jafeti adukunda kubi ibi bintu aduhaye nimba ari amadahano nimba ari iki ngiye ibintu bisa nk'inkari sinanabikora niba ari ibiki twagira ngo ni inkari z'urukwavu ariko ntacyo cyane za zindi z'abashinwa ejo bundi Kanyombya yatubwiye za zindi basigaye bengamo akaryoshye yewe yanga inkari z'abashinwa buriya ngo zivamo agatama ngo kandi k'inkeke muriro uyu mushinwa yaba nahumura neza wasanga ari have byose ubwino burarura bya bintu byo kunywa byari hano ngaho rero ubwo ikaze nawe mu kiganiro bamwe murakoze mbabarira uyu mukobwa we tujye ugarukaho mbere yuko avuga buretse ntukiyahuza amagambo nako ntukavuge cyane banza umperere hasi hano mukunda ubusa genda uzamura yindi ukunda ubusa wa mukobwa uyu mukobwa genda uzamura yego bambe we kandi ugiye kwanariza ibintu bidakunda reba mujye mureba dore icyo bita iki ntarari muri kureba mu maso ya Karabora byiza bitatse u Rwanda ubusabira bitatse n'abangaba bari mu byiza bitatse u Rwanda we reba uyu mugabo ashobora kubagira ashobora kubagira irari
niba utararongorwa ugomba kurongorwa shangewe se bigende neza cyane. nge ntabwo ndarongorwa. Jafeti kamuhiya nshimishwa no kubona tujyana. uyu mukobwa wa nkamereye neza. Fasha yewe. Reba mu gituza cye di. Afite igituza cyiza gifite isoko. Reba uramubonera neza. Uyu mukobwa rero n'uyu nguyu baje barambwira bati Karabo dukoresha ikiganiro kubera ko twebwe icano yanyu dufite imbaraga zo kuyizamura cyane ikarenga igipimo ikazamuka. Niko ndaguhamagara ukitabisha ikivugirizo ndimbwa yawe. Karame mwana we wacu Karabo. Ongera ugire gute. Tapesi. Nuko hari abantu rero bibajije cya gihe bagira ngo wenda ngo ufite umugabo. Dore kada neze mbereke. Okay, muri make urashaka. Nibi ni imirimbo. Siniba bari kubibona kugira ngo intoki zise neza. Okay. None icyo kigira ngo mbaze. Kukurongorwa kwawe bisaba iki? Kundongora cyangwa kuntungukangira umugore. Nibyo nyine mvuga. Erega hari ibintu tugomba gutandukanya mu Kinyarwanda, sibyo? Kurongora, kurongorwa, kurongora no kurongora. Kugira umuntu kugira umuntu gushyingiranwa byemewe n'amategeko. Ahubwo iyo uvuga bizaba urumva ko umuntu yaza akakurambagiza. Agomba kuza akabaza ababyeyi. Umuntu ukurambagiza akwiye kuba afite yujuje izihe mizire? Njyewe umuhungu w'igikara. Kavumeto. Umuhungu w'igikara se abameze nkatwe bazabana nawe. Umuhungu w'igikara. Meze nkawe. Abameze nkatwe bazabana nawe. Wese kuri inzobe. Wese nyine bikomba ko ari opposite. Ngewe ntabwo byumva gute. Ngewe ukakubwira. Yihorere buriya twebwe. Ngewe umuhungu w'inzobe. Yego. Muremure. Wibogari. Ufite bya bintu bya hano. Ibiki ni ibiki ubwo ni favore. Iyi favore. Ha. Okay. Nyine ibyo ngibyo tu. Apana w'igikara, apana n'umuntu mugufi. None ngewe uragira ngo njye ukunda inzobe nanjye zindi. Ngewe apana ari mugufi. Ikindi akunda umuntu mugufi. Uzabaza. Wowe wari wabana na sheri wanjye n'umunsi n'umwe. Akunda umuntu mugufi. Akunda abagufi. Hari ubwo bivuze ibyo bintu byo kuba ari muremure. Ndavuze ngo apana w'igikara. Ubundi se mwanciye mu ijambo nari ntarasoza. Abanyarwandakazi aba bantu mu banki. Ukunda umuntu mugufi. Nkunda umuntu mugufi wowe. None niba mwembi muvuze abo mu meshoninga ni muceceke mvuge nabahaye umwanya muravuga. Baretse kuvuga. Jewe ndi inkone. Uri inkone? Wowe. Ndi inkone. Wowe se ntago twakuvuze. Ntago mwavuze ko. Ukunda umuntu w'inzobe. Wavuze umuntu w'ibogari kandi jewe nta. Nawe uri bogari. Okay, nivuze hari amatuza mfite jewe. Aya ngara hagije. Owe. Yewe niko uyu mukobwa ndumva rero abirimo neza. None ahubwo rero igiti bakirase gushisha kirenze imizi. Yewe. Ako sa mukobwa. Ubu koko uranze nkubise hasi imbere ya kamera imbere y'abantu ko nari mbonye umuko. Ndababuje mugire vuba tubatwerere nabano barabizi ko bazamfasha kubatwerera tukabashyingiranwa tukabarongoranyisha. Katankarasi. Kugira ute? Kuturongoranyisha. Ibyo bisobanura iki wa mukobwa? Sibyo se? Nese ubwo tuzatugiye kwirongoranyisha. Tuzatubana. Tugiye nyine tukabashingiranya. Ariko hari banza washo. Hari menye yasho. N'urugo natamazi rukayabura se ayawa. Aya urugo rwacu nago rwabura amazi rwabura gute? Yego hano rero bahita Kumurwa Live TV tanga igitekerezo cyawe kucyumva. Ikindi hano tuba turimo entertaining abantu. Ibyiza rero iki kiganiro nk'iki kirimo entertainment kijye kirebwa n'abantu bakuru abana mujye kwiga ibintu byo kujya mwirirwa muri kuri za YouTube mureba mwisetsa ntago YouTube ari z'abato. YouTube mujye mureba turiya twa katuni tw'abana. Apana wowe ubwana buza kureba ngo bakaraba ibyo bavuga. Yureba Karabo wenda yakoze indirimbo aje kuyipromotinga ariko ibi ngibi ni by'abantu bakuru ni by'abasoni ibi biganiro by'abasona nyuko.
ntago ari ibyawe ntago ari iby'abana nuko rero reka mbanze ngira ikintu nkwisabira wowe turebana sibyo cyane kiroroshye ni ikintu kirizi mbabarira ndakwinginze kanda kuri ako kantu kanditseho subscribe very nice ugakure hiryo bara ry'umukara yego gahinduka nurangiza umanuke ujye kuri all kugira ngo ujye ubona notification zacu uko dushyizeho ikiganiro ntugacikane n'aya mahirwe n'uko Imana yo gutaramirwa na bano bantu uko bangana kuraho ku kuboko ntago kamwe urumva nurangiza azi gucuruza namubonye nurangiza azi ubwenge umanuke ugenda kuri like ubyondeho nugukoreho gutya unyororotsa gake ugende kuri share usharinga bagenzi bawe n'ubundi niba wanankunze agenda muri comment muri comment niba yagukunze abikubwira ntabwo ndi kwigurisha uri kwigurisha ntabwo ari kwigurisha ahubwo kwigurisha ibyo twavuze atangaho igitekerezo promoting ibyo dukora ntabwo turi gupromoting ibyo dukora niba wadukunze jya muri comment ubyandikemo niba wanatwanze nabyo byandike muri mwe ninde ufite channel turazifite ufite channel twese turazifite nawe ufite channel twese turazifite mushyiraho ibiki ko ndi ndabareba nkabona nta bintu mufite muba twagushyira ibintu ubu tubonye turi sabi uravuga ati bano bakobwa nta kintu bashyira kuri channel turabifite mumbwirire Karabo ararebye umukobwa nkanjye uteye utya uhagaze utya usukya ngo ndi sabintu sakintu ntabwo mvuze ngo uri sabintu none kuko filime ngo filime nibyo navuze ngo bashyiraho iki dushyiraho arimo arata umurongo akawongera akagaruka akongera agata umurongo umukurikire muze muri channel yanjye n'uyu nguyu araje ata umurongo mu bireba channel yanjye nashyiragaho filime yego kandi nazo filime bita biguha isomo iby'uyu munsi biguha isomo ryeza irimo rakinamo abantu bambaye amakariso ntabwo uwo muco ari uwacu wahajyagaho ibiki se mwakinaga mwana yari filime yari irimo abatrice babiri n'umwagiteri umwe so yari filime y'umutipe ukunda umukobwa noneho umukobwa afite inshuti ye akajya kumwereka sheri we noneho uwo mutipe akanga sheri we agakunda ya nshuti ya sheri we urumva kuna agakiwe kari kuzura aka nagaherena ni herena umuntu wagupfumuye ni umuhungu cyane umukobwa shanjye ngorerwa n'abahungu pe abagabo nibo bapfumura neza bikagenda neza umugore yagutabura ukaza ese we ko nagiye mbona abakobwa bashyiraho amatatuwaje nko ku matako hano ninde ubashyiraho tatuwaje buri s'abahungu n'abahungu ubwo yashyizeho tatuwaje ntashyiraho n'ibindi oya abari mu kazi ke kamureba n'icyo gihe yakoze ibindi ukeka ko namwishyura ntabwo nakwishyura waba wiyishyuye ndumva ibintu bikomeye cyane ni byiza cyane ndabishimiye kubabona hano wenda cyane uko wari uyimbonanye inyi tatuwaje iri he nimwamwiyangiza oya nakwiyangiza kurimo ubundi se hari ubuzima butazangirika bubaho tayari amaherezo y'inkwi n'ivu nese iyi niyo tatuwaje ivaho ngiye cyangwa nta tatuwaje itavaho ntayo oya hari zigumaho oya ntayo kereka iyo wabishatse kikugumaho ariko mu gihe washatse kikuvaho ikuvaho ya nyuma yatubwiye ajya anyuramo we ntigikubaho erega wayibonye wayikora ariko ugasiba kuvuga ngo 30 se yakwishyurira inzu wowe ni nkangahe yakugaburira se 30 we ni nkangahe wundi ukoze mu nyamarira mu kuboko urumva nkangahe ntago nameshoninga ngo gerageza wincuka ariko ujye uyafataho iyo byanze uzayamuriye ko ntayafata sindabona umuntu yamereza akazibeshye kadogo yishete akapana atazanye ubwo bihumbi bwe 30 ibyo bihumbi 30 uyu nguyu 30 ye wamufetse iho ya ntago namufetse biterwa arimo araca amafaranga kubera ko wowe ushingiye ku cyuca menshi kandi mwese muri abakobwa reba ikibero cy'uyu mukobwa reba icyo bita rugomboroso
icyangisi urakizi rugombora icyangisi urakizi rugomboroso ni ibindi igiki icyo ntazi icyo ntazi kiri kuri wowe kiri indani kati icyo cyo ntago nyizi sinshaka no kukireba ahubwo donc icyo ndimo ndavuga ubwo buzima iyo we bukugezeho ukabona ugeze muri iyo step ya nyuma yo kubukennye ugafata ayo mafaranga wenda y'icyo gisore ikiguhaye 50,000 nta gihijya wiki bose urabakura wabakura he ese urimo uranicuza kuba ntaba barabuze bose wabakura barabuze abagere barabatwaye nta basore bakibaho we ntago ari ukuvuga ngo isi irashaje icyambere cyo nta papa ubwo se ugiye kuntuburira nka Noheli ubwoko bwararindagiye Banyarwandakazi abo bantu baza bakigira bera imbere ya kamera behind ibintu baba barimo uzadushyira hanze sinzagufata ubwo ntuzi wanjye nzagufata ishusho nugu kamera none suri kwigira umwere imbere man uzi makamwe kantuza se kajihad oya babarira kamuneza atabyuka ntuka none nagafite kandi umunwa akoresha je nawe navuze wamuvuze sindi mapengu icyambere cyo sindi mapengu icyo ni icyambere sindi mapengu kabiri nta rurimi banciye gatatu umunwa wanjye ntudoze kane ndareba urareba ariko nturaba mu ipantaro ayo makuru rero aza umunwa wakawaha nanjye nta none se bera ufite umuponyenye cyane ko twe ntabwo tuba tuzwi nta makuru yanjye afite ndaraza ate hanze imihanda aramutse agiye no kunkoraho content ahita amenya ko yabaye umuntu uciriritse tayaje none se bera icyo ngira ngo nkubaze uyu munsi wa none sibyo uko nkubona umukobwa mwiza sibyo wanarambagizwa ugakora mariage nziza ikamera neza ubundi kuki ufite imyaka ingana ugiye kunangira mituweli uri mwibarura ugiye kunyandikisha mu gitabo kirangamimerere ugiye kunkorera kuri kumbaza imyaka ndahungira he wenda ari gitiramo ndanyura muri nuza kamera niruke mwaka aba bakobwa bateye noneho rero reka mbabwire ibintu birakomeye none umva se ikanorohemo utaza kunkuritiramo hano oroha aho yego iyoroshye yego ndabumva icyo nagira ngo inshinzi babaye imishito yase nawe icyambere cyo nuko nta mushito wo kuritwara wagushita muri ibyo birenge byawe nga muceceke hano hataza kugumura ahubwo icyo nagira ngo mbaze umva rata uri umukobwa mwiza ufite imyaka ingana nakubajije nanjye kandi ntiwansubije njye kunangira mituweli okay reka njye strict icyo nakubazaga kuri umukobwa mwiza wabuze umuhungu gushyira mu rugo cyangwa warananirana nase ubundi kara imyaka niyo yubaka cyangwa hubaka mind ubonye umugabo ukujyana wagenda umujyana he mukorana mariage byaterwa wowe kuri muramusubiriza kandi kamusubirize oya mfite umunwa ndisubiriza kamusubirize oya ndisubiriza ndanatekereza n'ibyo nkora ndabizi monche uri murashaka kumufata nk'akadahumeka okay ngo nisubire mbonye umugabo abagabo rero baratandukanye sibyo numbwiye nti ari umusore cyangwa umusaza cyangwa se nugupfa tumbonye umugabo ubazwa n'ingani oya buretse tubwire kiriteri uwo mugabo yaba yujuje yaba afite ibiki yaba atunze bingana iki kara ibintu birashakwa cyuko no wanamwirukira afite ibyo bintu bigashira ukira aho ngaho wakora iki wakawukana se umugabo wowe ukeneye n'umeze uterero dekirive uwo mugabo noneho sasa rero ukangura inzira ku murimo sibyo muri iyi myaka ako kantu kimwe ariko mbira utaza kubishyikira umukobwa komeza muri iyi myaka yanjye nicayemo ubu ndimo ntakagira umuntu umbwira ngo nitware nk'abantu bakuru kuko nibwo nkigeramo ikindi tonde ndacyagusubiza ikindi sindatekereza gushaka uwo mugabo
ubwo rero nintekereza gushaka uwo mugabo aribwo uzambaza ngo ukeneye umugabo umeze ute ngo uteye ute ngo ufite ibiki ngo ufite ibiki muri uyu mwaka nicayemo ntabwo ndabitekereza. Niba ari nawe wagapostinze kuri stati I don't know sinibuka ngiye kubaza akabazo. Umusaza wawe agiye kurongora umukobwa umeze nkawe witwara nkawe wamwemerera? Witwara nkanjye umeze nkawe mu mico no mu myifatire uko wiyizi nyine na bya bindi ukorera mu mwijima bya bidega byose n'ibiti byose nako bya bintu byose ntabyo namwemera apfa ko musaza wanjye atabimenya. Yesu we niyi nayo ni ahubwo aguhinduye oya babarira ahubwo umva wowe musaza wawe agiye gushaka umukobwa umeze nkawe ukora nk'ibyo ukora wamushyigikira cyangwa ugatereka ibyo? Yego ahubwo na cyane uzi ubwenge ngira namushyigikira mushake kusetsa none ngiye kuki undi umusaza undi mukobwa yakifuza kuntwara kuki njye uwo mukobwa ntakifuza ko umusaza wanjye amurongora? Haya tujye tureka kwikunda. Ni iki cy'umwihariko ubona umugabo yaba kujyaniye ufite cy'umwihariko se ni iki wivuze umwihariko ubushatse ni ikintu ubona umuntu ugira umwihariko ni buri muntu agira akantu arusha abandi ni igikisha abandi bakujyanira mu rugo umugabo akavuga ati njyanye umugore azankunduka mbonye nge ntacyo ndusha abandi aho wenda icyo mbarusha nuko tuzapfa urupfu rutandukanye nabo ngabo arabapfa barambije n'abapfa bashyiriye uzapfuye sinzi uko nzapfa ubwo uzankunda azankunda uko nduku ariko ntabyo nzi by'umwihariko biba kuri njye. Ntabwo nagusobanura umwihariko. Wowe umuntu akujyanye ubona ari uwuhe mwihariko waba ujya umushyiriye mu rugo? Umwihariko wanjye ugutekereza n'ubura ubwo araba ntawe n'ubundi umwihariko wanjye utandukanye n'undi mukobwa. Umugabo mfite ngewe nzi gukaranga kabuka nzi gukubita nyashi imbere nzi gukubita ibura. Oya nta by'umwihariko kuko abakobwa bose duteye kimwe ahubwo yagushaka kuko agukunze nta by'imwihariko. Nta mwihariko ugira? Umwihariko w'uhese singaba do oya ubushaka kwinjira mu muntu ngo umwinjiremo indani umusohorera ibintu bye byose nta by'umwihariko. Aravuga ati umwihariko ntawo. Umwihariko wanjye uzamenwa n'umugabo wanjye. Abakobwa mudukurikiye mwebwe umwihariko wanyu ni uwuhe? Ngaho mwisubize noneho nawe nimba udukurikiye uvuze ngo ntawo mwumva abakobwa dufite reka nkubaze nanjye umwihariko ni uwuhe? ceceka nkubaze umwihariko w'uhewe. Reka nkubaze ndarakaye igihe ubu urambaza umwihariko wanjye kandi sugiye guteganya kongira umugore ntugiye kungira ntabwo ugiye kunkingira murumuna wawe cyangwa mukuru wawe urambaza umwihariko wanjye ko ndamutse nkubwiye umwihariko wanjye ushobora gusanga arizo ntege nke zanjye ukabona aho umera. Ibintu uvuga nibyo. None rero twumve ko mwebwe mubaye imbura mumaro wenda mu gihe runaka ariko noneho uyu munsi umumaro urawufite wagiye muri sinema ugiye ngo no kwinjira mu muziki twemeze rero umudo wawe muri filime ninde? Umudo wanjye muvuge Kanyombya kuko mureba hari Kanyombya kandi ubutaha yaravuze ko ari manager wanjye ushaka kuvanga ibintu wowe ntabwo ari akumva ko ntari voka. Okay, navugaga ntabwo uramubwira ikintu ngo akumve ati wenda ndashaka kujya muri studio ni. Atanyumva se ntafite amatwi, afite amatwi yaragusogongeye. Afite amatwi ikigage. Sindi ikigage nyamuneka karaba ari kuvuga ibintu ari kumva ibintu bitandukanye n'itwe nibyo turi gusobanura. Nta kintu ndimo arumvirana mbese muri make. Nuko wowe rero ugiye kuza hariya uye nta na filime arimo uri muri filime hari? Ngiye nkora ibiganiro bitandukanye. Ibiganiro biteye bimeze ushaka kubimenye uzagenda ubirebe. Se kutatumye ndeka ngo mvuge umudo wanjye ko nagize tega mvuge umudo wanjye. Ndamuvuge mama. Bamwita abantu baravuga ngo ndigiga ariko bamwita Bahavu Jeannette. Ni rero umudo wawe mu biki? Muri filime kandi hari n'ibintu byinshi njya mbona monitivamo
nkunda kuntu ari umukozi w'Imana yigisha ijambo ryiza aho ari hose muba muri kumwe bameze uko ndamukurikirana okay kurikirana social media ziwe Bahavu Jeannette uramwemera ndamukunda pe ibyo ni ibyo ndabyemera guturuka kina muri Stimed yego wowe umuntu wawe ninde umuntu w'ikitegereza umuntu nemera njyewe muri filime cyangwa mu muziki w'umustar cyangwa n'ahandi nemera muri filime cyangwa hose okay generalize ahari hose okay muri filime nemera harya kumwibagiwe nemera hajya ninde okay nemera Miki njyewe Miki se uri uzamutse ejo bundi ntari uriho ko Regis ashaka bazamutse ejo uriya wahoze ari umugore wa Regis ntari Katangarasi no niko ye ngenda mwemera nowese icyo wamukundiye ni igiki okay nkunda ku ibintu byose avuga bishira mu bikorwa ni ibiki yashyize mu bikorwa yego tubarire nka 5 uzi yashyize mu bikorwa ibyo ni ibyiwe uretse kubwira abantu bamurata bakunyagereza mu modoka abamwanga agenda mukunda kwegereza umuhe oya yabwiye mama Sava yabivuze kuko yari yibeshye yaramubonye nawe wataye umutwe nawe wabivuga ntago wata umutwe werekeza ku babyeyi by the way ababyeyi ni abantu bo kubaho kandi ikindi abantu baturuta nabo bagomba kuba yabibwiye mama Sava avuga ati baze kukunyegereza mu modoka uko biri kose mu modoka ubwo n'icyagiye baba bagiye muri Mashariki bagiye bagiye gutorwa bagiye mu baze kukunyegereza mu modoka ndaguha akanyo reka mpite mpindura rinete amasa oya ntago ari ndi bivuze nasubiyemo ibintu byavuzwe kuri social media ibintu byose babitambuka mba mbireba nicecekeye nkifata ahita nifata ku myanya ndangakumiro imyanya ndangakumiro ubwo wifashemo cyakora reka mbabwire u Rwanda dufite abakobwa beza gusa tutitonze gusa tutitonze imihanda yazatwandagaza buretse tutitonze imihanda yazatwandagaza ku buryo mu gihe cy'imyaka yacu irenziye twazicuza ko ibyo bintu byazava kuri social media kandi bidashoboka ni ngombwa kugira ngo tujye ducungana n'amagambo asohoka mu kanwa kacu kubera ko tuzabyara abana bazakura isi ni tatuwaje hano izi nkovu hano nanko abaze shaba turebe utuntu tw'umukara none uzabaze sinti kuza by the way gature ku nkokora dore ntabwo zimeze nk'izi reka uretse igare ryamushije igare ryamico oya natwaraga ashina natwaraga barebe nje naga nigeze nitukuza yego uko niko navuye mu mama yanjye wikuje umurebera hano ku nkokora na hano hereke ukabona konyumvira barunyongoreye ewe ugerekere mu gikari mbabari utaza gutera umwaka nawe yewe umwaka sabundi uretse amaraso ya Yesu gusa ubundi umwaka warawuvukanye uretse amaraso ya Yesu urumva azaka akatwoza akatubatura yavuze ngo nagusanzwe wigaragura mu ivata ryawe umujinya ko numva ari umurandura nagusanze wigaragura mu ivata ryawe ndakora ndakubwira ngo ubaho ubu wumvisha ko kureba akabuno kawe ari byo byiza kuruta uko jewe na none se ibyo bintu by'akabuno ariko mana ubu ngo ukina ntukiye ngo nuko nanze kureba gahumetso ubwo nicyo kinaguye wakarebye uretse mwabantu mwe namwe mutubwire uretse kubeshya koko uretse ko karaba ari kubeshya kihandagaza akabeshya abantu bangana nkamwe bakuru nabo badukurikiye ubu koko atari ukubeshya akabuno kanje hano kuri kamera kajyaho ni gatoya pe nyuvuguno yarambeshye yavuze gato yaza akandi azakakubwira akandi kirakazwa n'ubusa ni igifura urata nawe wamubwiye gato akandi uzakamubwira wowe wamubwiye akabuno kose gato oya ahubwo nanimvuze yarambwiye ngo murebere ku kabumba mpore maze ahita yumvamo akabuno namwe mu nyumva kararumvirana ni AI ikozemo ni AI ikoze imigorogosho yo mu bwonko ihinduyemo ibintu hano muri ntuza ibyo navuze nari mvuze akabumba mpora ahubwo ni AI Anita we arankorogoshora nuko rero mutangiye urugendo rwa sinema
uyu munsi reka mpere kuri uyu ejo hazaza hawe urahabona gute ufite izihe nzozi mu minsi iri imbere nicyo abantu twakwitegaho njyewe ndaje kandi natangiye no kuza si ubu mumbonye si ubwa kabiri si ubwa gatanu njyewe naraje ni ukuvuga ngo uruzi ahubwo naraje ndimo ndaza wowe uri kubyumva nabi ceceka wumve tekinolojiya ceceka wumve ndakumva njyewe ndimo ndaza ahubwo have inosia ahubwo mwebwe munyitege twa tuntu twanjye njya nivugira ndaje ntuzane noneho tugenda twubake hahandi tugeramo indani kunguku ubundi gahunda nuko abantu we bakwitege dutwike twaje njye binyitega kuko banyiteze se ubwo banyiteze nkabatega bakitura hasi koko urumva batabaho ngo wowe uje nta n'icyerekezo urumva sasa rero ntukabwire mugenzi wawe imihigo yawe kuko wasanga kurusha ubushobozi ugasanga ibintu byawe ejo yabishyize ku isoko ako kantu uvuze karimo jiga umwanzi inshuti yawe magara niwe mwanzi wawe ukomeye mu buzima ushatse kuvuga ko uyu mukobwa ubwo niwe urimo uracyurira ari kunyurira muracyurira ariko have wikwirata nareka kwirata yego nareka kuvanga inshuti yanjye magara niyo ubwo nyine aramfashe abona ndi umwanzi abona nagira ikibi mukorera kara genza gake hari ukuntu uhinga urumva ngo bikaribwa n'abatabarabizikoreye urumva ugatunuka utunda amafumbire inshuti yanjye wenda ni urugero ugahita uteramo igiti cy'icunga ukarajya urarukanuye ejo ugasanga cyakubyariye indimu nukuba urumva ibintu kandi waravunitse nese ubu wamubyara indimu koko ubwo nyine aravuze ngo ubwo njye ndi indimu ariko nawe urigishwe barimo baraduteranya ukemera mu bintu navuze ntiwumvishe nkuvuga none urumva kwinjirira genza gakeya ubwo uravuze ngo waranteye ndi umwana mwiza ndifata ndakura ndangije ndakururira hita mpinduka indimu gigenza gakeya ubwo nyine narabonye ubona ndi indimu mubwire mukuruguture yumve banza wumve amada itera agatebe ariya yego tera agatebe wumve ubwo urareba yari yanyobeye ubwo urarebye uritoye njye mukobwa nkanjye ufite aho nigejeje hatari kure ubwo urifasha uravuga ngo ngende indimu umva rero aka kajambo kumve neza ndagira nkubwire ko urusaku rw'ibikeri rutabuza uvoma kuvoma genza gakeya ubwo aranyise ngo ndi igikeri noneho njyewe numva iby'iki gihe njyewe numva iby'iki gihe kuko bera ashobora kuba yarize mu mashuri yeje yari yagukunze mukuna gukubita arimo arafata agakubita nko kwintuza kwikaro akarimenagura niba ari ku kanuze n'umugore ugiye gushaka umugore uravuga ati aka ngaka nubwo ari agatare mfite uko nzajya nkadondadondaho nzajya menya uko ngatwa none nyumvira ibinazanye Jafet mva nkubwire idenesi uyirata ubushyashya ikidunda ikarenga igipangu iyo denesi ntuzigere ukenera kugira gute kuyikurikirana kuko ntabwo iba yashatse kuyigura ubu arifasha nyiti denesi niba abandi bano yarazanye aranzunda akavuga ngo mbarimo mbazi mbarimo mbazi uba watatse agushingiye ashingiye arimo aragukurura ashaka kugukubita niba yaranzanye nkamugomba inshuti ye ndishyashya niba oya reka maze ubwire njye wicyo mupfa nakimenya niba Jafet uyu munsi ari we yagukunze pe nanjye ndi kubibona kwa nkonde none arafushye atangiye kukwita atangiye kukwita amatotoro njye mfite ingingo indengera kuko amahurunguru mfite ingingo indengera kuko igisheke naguze uyu munsi cyari gishyashya bari bagiciriyeho cyane ko ntabwiye ko nta gahunda mfite yo gukundana muri uyu mwaka ni ubwo rero ntabwo nzi ukuntu naba nafuhiye uyu nguyu Jafet ari aha nibereye gutya nta n'ikintu arimo arabafera arimo arabumva akavuga ati buriya birase birimo biravuga iki ubwo nyine urifashe murebe ukuntu ari kubareba Jafet ngo arimo aragufera ari kumve oya aramubeshyera ntabateranye ubwo arashaka rwose ntagira icyo avuga utaduteranya uriya Jafet
ari uyu nguyu ari Ari n'uyu uwo wakunze ninde ubundi se mbere yamutwara icyo abivuze yagutwara iki Japhet mena umuceri tubimenye mena umuceri shyira hanze yagutwara iki uvuze ko ari njye ukunda hera hasi uyu nguyu wamubonye n'uyu wamubonye imizamukire n'imimanukire ye n'imitambikire ye uwo kudishyiraho kashi njyewe nese urimo kuntuka ndakunda abantu uwantutse cyane niwe ntakunda utantutse uwantutse ninde muri uravuze ngo wagututse ntumukunda ntago wamukunda ninde uwantutse ninde inshuti mfite icyo nziha iyo ntibuze sinzira ubucuti nk'ubwo bushingiye ku kintu ubwo arakuririmbiye ni umuhanga burya afite impano sesengura iyo ndirimbo nagera muri bare ariko Japhet utaza kumuneza akagira ngo niwe tuvuze watukanye urumva uburyo nawe wise ubyataka ashobora kugira ngo niwe tuvuze utukana kandi atari baganyita umusinzi uyu muntu iyo uvuze ikintu ndakiyumva ubwo nyine bikunde ubundi baca umugani mu kinyarwanda akavuga ngo iyo uteye ibuye mu bibwana ikibwejuye nicyo ubuhamije kandi ntabwo nigeze mbwejura ubwo ibyabwejuye cyane nibyo bahamije ntabwo yanyise ngo ndi ikibweju ubweju umukobwa urakasongoye uri kumva ukuntu bavuga ngo ndi ikibweju ubweju ye nuko rero ndabishimiye twaganiriye kandi tuganiriye neza mwakoze kwitabira ubutumire bwacu n'ikindi gihe karibu ibi biganiro ntekereza ko abantu barimo barabireba bishimye entertainment muri make reka duhere kuri wowe ni iki wisabira abantu bagukurikiye bakunze ibiganiro byawe banagukunze ni icyo babwira uko ikintu nasaba abantu rero bajye bareba iki kiganiro bakirangize apana guhita batera komenti batarebye umusozo wacyo bashobora kureba agatangira hari akantu kabi kavuzwe kandi mbere navuze ibyiza nanabisobanura ugasanga avuze irindi jambo ritari ryo wowe reba ikiganiro nk'uko bisanzwe ukirangize utere komenti bitewe n'icyo kiganiro uko ukibonye nubona igikunze gisharingara mugenzi wawe nawe yirebere agira ibyo yikorera witwaye neza mu kiganiro murakoze cyane Imana ikurinde kandi uzamuke mu izina rya Yesu nawe ikurinde Bera wowe rero nawe twaganiriye twishimye twari turimo kwentertaininga abantu iki ni ikiganiro kiba gifunguye kandi ntekereza yuko abantu bishimye muri make wowe rero ni iki wakwisabira abantu bagukunze bagukurikiye bakavuga bati uyu mukobwa afite akantu afite ikintu kimurimo yego ijambo ni ryawe murakoze ikintu cya mbere nabanza gusaba abantu ni uko amanuka hepfo agakora subscribe inkunga yawe ya subscribe inkunga yawe yo kundeba izangeza ahandi hantu hatari aha mbese muri make izampagurutsa aha mvane kuri etape imwe injyane ku yindi so rero habaye hari n'umuntu twakomerekeje hano mu kiganiro bisori kubera ko ururimi ni inyama yigenga ururimi ni ahantu ruhuriye n'ubwenge hano byari imyidagaduro nta kibazo ndizera ko abantu banadukurikiye bose nta mutima mubi bakwiye kuzamuka mu myumvire nta mutima mubi nta na shitani ikindi byabaye ari icyandusha yamfashe so ndi gukora umushinga wo kuba ndayimuha ndi gukora umushinga wo kwivana ku rwego rumwe kugira ngo ngere ku rundi ndi gushaka kugura imashini idoda urabizi kudoda yego ndabizi nzi no gusuka nabivuze rero ubwo bushobozi sindabushyikira neza ariko wenda hagize uw'amasapoti Imana yamuha umugisha ikindi mu nkunde cyane mutegetswe kunkunda abasheri mutegetswe kunkunda duhe nimero yawe nimero yanjye ni 078 62 79 480 alright ibaruyeho Bernadette ese witwa Bernadette oya
iyo ni izina rya mama wanjye. wowe ukitwa Bella ntabwo ari impine. Oya. Okay. Izo ni sirenge zawe ushaka kwizanira kandi twebwe urareba tuba tukiri abana. Oya, Bernadette ni mama wawe. Mama wawe ariko si umukobwa ariko na mama witwa Ahari neza yasho. Bella. Noneho rero Kandi ikindi mvugira izina rya mama neza, Bernadette. mama wawe afite imyaka ingahe? Oya, ntabwo ugiye kumutangira ngamuntu. Abana na ba nyina. Okay. Bernadette Kubita. Iragusuhuje Bernadette. Murasa? Turasa jewe mama. Bernadette akurusha ubwiza cyane. Umva, noneho rero wowe murasa. Je nsana mama wanjye ko nanone nsana papa wanjye. Oya we ntago ari byo ngiye kubaza. We akanimero kawe ugatanga. Ese wowe ufite uwuhe mwuga? Okay. Ariko Jeff wagiraga guseka. Okay, njye mfite subu wabura ikintu uvuga. Umwuga wo kuvuga. Yegora. Njye mfite umwuga wo kuvuga, uri kumva? Njye nakujije umunwa, umuntu uzanyiteza. Tabe. Ndahari njye ngo musubize. Kandi ako kantu mbaciremo mfite impamvu mbibabwiye. Rero nanjye umunwa wo kuvuga ndawufite. Of course njyewe mfite umushinga. Uwo mushinga korora inkwavu. Aya imbeba zihaka twatubeba dutoye. Akubonye kuri uwo ubwo nyine abonye ko nakorera imbeba. Ukiri guziragiye mu bisambu. Simbizi. Okay, njye nkora ibiganiro kuri channel zitandukanye. Uwanshaka ko dukorana ikiganiro yambura kuri izi nimero zikurikira: 079 ndi umwana 0798 izo ni zo nimero zanjye ukamamagara ufite umushinga runaka tugiye gukorana. Atazabona abanyogokuru aribwo bakimenya iterambere ahantu rigeze bagakoresha nimero z'abuzukuru babo barangiza ngo ni abana. Izo ni zo nimero zanjye ushaka kwamamaza ufite ikindi gikorwa runaka waza ufite ikiganiro runaka ushaka ko tuganira wamamagara kuri izo nimero zabanje. Ibindi byarangiye runaka byo ni ibindi. So reka nanjye rero nkonkluzinga ikiganiro. Turabashimiye. Turabakoze kudutumira. Merci beaucoup. Nubwo yatwimye. Icana ari kumenya igabura baduhaye akaji. Aka gakobwa ra. Kandi urakubagana. Icana iragabura mwabantu mwe. Tukigera hano batwakiriye. Umwanya wanyu warangiye. Reka ngire ikintu mbwira abantu. Abadukurikiye Imana bo mugisha ikindi kiganiro nkuko Bella yabivuze ni ikiganiro gifunguye twaganiraga ntizere ko nta gifura kirimo. Ikindi abo bana b'abakobwa mu butumwa nshaka kubahereza kuko namenye yuko hari igihe duhereza abantu nimero nka gutya bamwe bakaba bazifata bazikoresha mu buryo butari bwiza. Niba ntanze mbemere bagatanga nimero iyo mbishaka nari kubikipinga ariko nimba mbemere bagatanga nimero ntago mbabwiye ngo nimero bazitange zifatwe n'ibirara ibinywa rumogi abanywa dunda ubwonko na biriya biyoga by'ibikorana no bano bana n'abana b'igihugu n'abana bafite ejo hazaza heza. So niba ntanze nimero zabo nkabemerera zifatwe n'abantu bafite icyo bagiye kubamarira. Niba ugiye kubatera inkunga safa, niba ugiye kubaha akazi safa, ariko ibintu byo kubafata nimero mubajyana mubabwira ndagukunda wampaye ku iki n'iki aguhaho bwaho gahabwa ivuwe. Okay, Imana ibabari ariko Imana ibabari gutukana ariko ibintu byo guhamagara ngo wampaye ngo ku ngo nibiki no ntago abana bigurisha ntago ari indaya. Hari ibyo twavuze haruguru mfite umurongo na bibabazagamo. Ibindi reka mbareke bajye mu rugo mbaherekeze batahe baracyari batoya. Akangaka nibwo kakiva ku ishuri gasha nakangaka utu twose ndatuzi nibwo tukirangiza kwiga. Ubwo ibindi see you next time. Imana ibarinde dushimire na Japhet wabaye kubanga bw'ibyuma.